Uhoraho Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Turagushimiye muri iki gitondo cyiza cy'umugisha uduhaye, Uwiteka Imana ishobora byose. Iki ni gitondo cy'umunezero, ni gitondo cy'ibyishimo, ni gitondo cyo kugubwa neza. Uhoraho Imana ishobora byose. Aba bana bawe bose banteze amatwi n'abarimo kundeba uyu munsi, ndabasabira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uyu mwanya w'ijambo ry'Imana bagiye kwakira ribabembere impamba y'umunsi ishobora guhembura ubuzima bwabo kandi ibageza ahakwiriye. Nyaguhora ku ngoma Imana, girira neza buri muntu wese uteze amatwi, girira neza buri muntu wese ukwifuza muri iri jambo abantu bawe bahure nawe. Nyaguhora ku ngoma Imana ikomeye, muri iri jambo ry'ubuhanuzi buri muntu wese akorweho n'imbaraga zawe, akorweho n'urukundo rwe n'ubushake bwawe. Izina rye rihabwa icyubahiro. Uwiteka Imana ishobora byose kandi gira neza. Urakoze kubw'uyu munsi mwiza w'umugisha n'ibyishimo uduhaye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Ndabashuhuje kandi nanone muri iki gitondo. Imana y'amahoro ibagire neza kandi Imana ibamugisha. Mwebwe mumaze kumenyera kwakira uyu munsi igitondo cy'imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu, umunsi w'ibitangaza, umunsi w'ubuhanuzi. Haleluya. Ngira ngo mumaze kubimenyera ko buri gihe muri iki gitondo cyo kuwa kane saa moya mugezwaho ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi ry'uwo munsi. Abaryumvise bakarisengeramo bakarigenderamo. Imana ndabizi neza yuko bamwe muri mwebwe Imana yatangiye gukora ibitangaza muri mwe, n'abandi namwe Imana iracyabafite mu migambi yayo. Haleluya. Ndabashuje mwese, mwege abari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mahanga, mwese munkurikirana kuri channel yanjye ya Pr Bosco TV. Ndabizi neza yuko Imana iri kumwe namwe kandi ndabizi neza yuko muzahura n'ibitangaza by'Imana nimukomeza gukora cya kindi twavuganye cyuko kumva ijambo ry'Imana ryose ukarirangiza, ukumva icyo Imana ivuga muri message, warangiza iryo jambo karifata, nturyihererane wenyine, ugasharinga abagenzi bawe, ugaha abagenzi bawe hirya no hino bakumva ubutumwa bwiza, bakumva icyo Imana ivugana nabo. Narakubwiye ngo aharaho ntago wamenya. Birashoboka yuko ushobora koherereza umuntu ijambo ry'Imana ryamugeraho rikamukura ahantu yarari habi rikamugeza heza. Narakubwiye ngo umugisha wose uzaba kuri wowe. Haleluya. Rero ntukagire ipfunwe, ntukagire isoni, ntukagire nanone kandi n'ubugugu bwo kutarekura iryo jambo kugira ngo urigeze kuri bagenzi bawe. Imana y'amahoro kandi ibagire neza, nanone biteho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esteri ibice byaho 9. Reka dusome umurongo umwe gusa kugira ngo tuganire muri uyu munsi iby'Imana yashyize ku mutima wanjye. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohora. Kasubiremo aka kantu kumve neza. Itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohora. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana yacu ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka kongera gusubiramo aka kantu gatoya kavuga ngo ariko birahinduka. Abayuda babari bo babagiraho ububasha ku banzi babo. Amen. Haleluya. Nkuko bisanzwe iteka kuri uyu munsi teme yacu tuba dufite ntabwo tuzayihindura. Iravuga ngo n'imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu bigahinduka. Bivuga ngo hari n'andi masengesho abantu bashobora gusenga ariko ibintu ntibihinduke. Ariko muri iki gihe, muri iki gitondo nababwiye ko mu bintu bimwe byazanye Yesu n'uguhindura ubuzima bw'abantu. Niba wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ikintu cya mbere kibanza kukuranga kigaragara nuko ubanza guhinduka. Haleluya. Ntabwo ari uguhinduka mu buryo bw'umwuka gusa, ahubwo urahinduka n'inyuma hagaragara.
icyo nicyo kimenyetso cya mbere kiranga umuntu wakiriye Yesu Kristo. Arahinduka ku buryo buri muntu wese umubona atangira kumwibazaho akavuga ngo mbese niwe cyangwa siwe. Ubwo ni ubuzima bwo muri Kristo Yesu ku bantu babashije kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Arabanza akabahindura mu bigaragara, akabahindura no mu bitagaragara. Haleluya. Rero muri iki gihe twavuganye ko tugiye kuzajya muri iki gitondo habaho umunsi w'ubuhanuzi ku buzima bwabo, umunsi wo guhanurira ubuzima bwabo. Narababwiye ngo Imana irema umuntu bintu byinshi, kimwe na kimwe yagendaga itanga ibintu, ikabiha ibintu bibiri cyane cyane ku buzima bw'umuntu, ku mubiri w'umuntu bigaragara inyuma. Uko mubibona, ndafite amaboko abiri, mfite amatwi abiri, mfite amazuru, harimo imyenge ibiri, mfite umunwa wo hepfo n'uwo haruguru, ni bibiri byose biri, amaguru abiri, ibyo byose ni ibintu bibiri. Ariko imaze kurema umuntu ishyiraho n'amaso abiri areba, ku muntu ku munwa iragenda ishyiramo ikintu cyitwa ururimi. Haleluya. Mu kurema ururimi yaremye ururimi rumwe, iriho ubutware, iriho ubushobozi bwo gukora ibintu byose biruta ibintu bigaragara bibiri twavuze biri inyuma ahangaha. Imana avuga ngo wa muntu we nguhaye ururimi, ururimi rwawe nurukoresha neza, abantu barukunda ko rukoresha ibintu byiza, bazajya batungwa n'icyo ruzana. Haleluya. Rero muri ururimi rwacu Imana yaduhaye, twese ni rwo ruturemera ubuzima bw'ubwo tugomba kubaho. Uko rukoresha, uko witwara ukoresha ururimi rwawe, biguha ishusho. Umuntu yakubonye amenya ishusho urimo, amenya n'uwo uriwe bitewe no kuvuga. Haleluya. Biravuze ngo abantu bagaragara n'abanyabwenge iyo batavuga, batavuze. Kubera ko kenshi mu kuvuga niho hagaragarira umuntu iki kintu n'Imana yashyize mu muntu kituma agaragara, abasha kumenyekana. Haleluya. Rero nakubwira mwene data uneze amatwi, nufata ururimi rwawe warangiza ukajya urukoresha neza, ukarwatuza, ukaruhanuza ubuzima bwawe, rugahanurira ubuzima bwawe, rugahanurira ibyawe, ndakubwiza ukuri kw'Imana yuko amateka yawe azahinduka. Ariko nurufata ukarukoresha ibintu byo kwiganyira no gucika intege no kuvuza induru nk'abandi ko mupfuye murangiye, uzapfa. Nta kizakubuza, kuko ukoresha ururimi rwawe niko uzaba. Haleluya. Imana yacabwa icyubahiro. Uyu munsi twasomye ijambo ry'Imana byanejeje cyane. Iyi ntego twayivuzeho no kuwa kane ushize, mvuga ku byerekeranye n'Abayuda no kugambanirwa kwabo. Biravuga ngo ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 witwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami, haleluya, byari byaciwe bivuga yuko Abayuda bagomba gupfa hadasigaye n'umwe. Iryo ryari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ridahinduka. Umwami yari yashyizeho ikimenyetso cy'impeta ye, arabyemeza yuko bagomba gupfa kuri iyo tariki. Abantu bose rero, abazi b'Abayuda, bari bategereje kureba uko bigiye kugenda kuri uwo munsi. Haleluya. Abari baturanye n'Abayuda baravugaga ngo bari batangiye no kugabagabana ibikoresho by'Abayuda. Ataka kamodoka ndagatwara, kubera ko bari bazi ko mu gitondo bagomba gupfa. Undi ati iki kibanza kizaba icyanjye, izaba iyanjye. Niko ndimo gukeka bari batangiye no kugabana iby'Abayuda. Biravuga ngo abanzi b'Abayuda bari biteguye ibigiye kuba ku Bayuda. Haleluya. Umva nkubwire muvandimwe, hari abantu biteguye ibigiye kuba ku buzima bwabo, baraho bararindiriye, baravuga ngo ejo mu gitondo iriya ntebe ndayicaraho, bararindiriye uko bigiye kugenda. Ariko ndakubwiza ukuri, mu mbaraga z'amasengesho, imbaraga zihindura ibintu mu mugambi w'Imana, haleluya, Imana ibasha gufata abantu ibihumbi n'ibihumbi bagapfa hejuru yawe kubera gusenga gusa.
Haleluya. Nujya ubona ibintu bikugarije biteye ubwo, nujya ubona hari abantu bategereje kupfa bagufiteho umugambi utari mwiza, wowe ihine mu masengesho usenga Imana, ubundi utegereze urebe uko bigiye kugenda. Haleluya. Nta muntu n'umwe usenga ukorwa n'isoni, ntibishoboka. Bene data bakundwa, uyu wari umunsi udasanzwe ku Bayuda, ariko biravuga ngo Abayuda bari bamenye ibanga ariryo turimo kuganiraho kuri uyu munsi, ibanga ryitwa gusenga. Haleluya. Reka nkubwire nshuti y'Imana, abanzi bawe bari bategereje ko uyu munsi ugomba gupfa, bari bategereje ko ugiye gukorwa n'isoni, bari bategereje ko ugiye kumwara, bari bategereje ko iyo ndwara utazayikira. Bamwe bategereje kugabana ibyawe, bandi bategereje kwicara mu myanya yawe, bandi bategereje impamvu nyinshi zitandukanye, bazi ko ibyawe birangiye uyu munsi. Haleluya. Nigeze kubabwira ngo ntabwo turi agafu kivuga rimwe. Uyu munsi bashobora kubona twapfuye, ariko ejo mu gitondo tukabyuka mu gitondo turi bazima, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Ndarikunda cyane, yavuga ngo birashoboka yuko mwana w'umuntu yarararira, ariko mu gitondo kare kare impundu zikavuga iwe. Birashoboka yuko wararurira mwene data, birashoboka yuko abantu baguteza iminsi, birashoboka yuko abantu bategereje ko mu gitondo birangira, ariko mu gitondo kare bakumva impundu zavuze iwawe. Akiri impundu kuvuga mu rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo, no mu kazi kawe, no mu bikorwa byawe, no mu iterambere ryawe, no mu bana bawe, no mu nzira zawe, no mu rugo rwawe n'iwawe, naho ngaho hose ubona bagutegereje kumwarira, akiri impundu zigomba kuvuga iwawe. Muri uyu munsi w'ubuhanuzi, munsi w'imbaraga z'amasengesho zihindura ibyo byose batekerezaga. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo uwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Haleluya. Haleluya. Hari abantu bategereje bibwira ko bagiye kukugiraho ububasha, bibwira ko bagiye kukugenda hejuru, bibwira ko ibyawe birangiye, bibwira ko birangiriye ahangaha. Ariko reka nkubwire, ntabwo birangiye, turacyakomeza, turacyagenda, turacyakomeza, turacyariho, uracyariho. Nubwo baguteza iminsi, nubwo bategereze ko umwuka ushiramo, ndakubwira ngo ntabwo uzashiramo, uracyahari, uracyarya. Bakureba bazakomeza bategereze, iminsi izabarengana, ariko wowe numenye ibanga, numenye ibanga. Ibanga ni rimwe gusa, ni ugusenga Imana, ugakiranukira Imana, ugakora ibyo Imana igusaba neza nk'uko biri, ukinginga Imana. Ndakubwiza ukuri, abanzi bawe ntabwo bazakubona, bazagutegereza ntibazigera bakubona, bazagutegereza bazamwara. Haleluya. Biravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda bananirwe, n'abagabo nabo bazacogora, ngo ariko bategereje Uwiteka Imana bazagenda ntibazananirwa. Roketekeriaba, bazagenda ntibazananirwa. Reka nkubwire mwene data, twege dutegereza Imana, twege dusenga, twege tuba mu bikorwa by'Imana. Bazategereza ko ducogora, ariko ntituzacogora, ahubwo bo bazagwa imbere yawe barebesha amaso yawe. Bose bazananirwa bareba, ariko we ntabwo uzananirwa. Bibiliya ivuze ngo iki? Haleluya. Abanzi b'Abayuda bari bategereje ko bapfa. Abanzi bawe baguteza iminsi, avuga ko kazi ntabwo uzakamaraho iminsi, ariko buracya bukongera bugacya, bukongera bugacya, ukariho. Haleluya. Reka nkubwire, nta naho uzajya, uzava aho ngaho ujya heza kuruta aho uri, uzava aho ngaho ujya mu mugambi w'Imana, ntacyo uzaba. Haleluya. Aho mu bitaro uri hari abazi kutazavayo, muri karitsiye y'iwanyu bazi kuzagwayo, ariko ndakubwira ntabwo uzagwayo, ntabwo uzapfa, uzarama, uzavayo mu izina rya Yesu Kristo. Banzi baba bategereje ko bikubaho, ko ibyago bigiye kukubaho, barategereje kureba uko bigenda, ariko ndakubwira ngo ntabwo bizaba gutyo. Ntabwo ariko bizaba kubategereza Imana, ntabwo ariko bizaba kubategereje Uwiteka. Haleluya. Biravuga ngo Abayuda barusha iki abandi?
biravuga ngo babarusha muri byose. Icyambere babitse ibyasezeranijwe n'Imana. Haleluya. Abayuda barusha icyabandi, abarokore barusha icyabandi, abasenga barusha icyabandi. Haleluya. Nta kindi, erega turya bimwe, twambara bimwe, tugenda kimwe, turya ibishimbo nkuko mubirya, rimwe murya inyama abandi tukarya ibishimbo. Ariko ndakubwira ngo abayuda barokore, abana b'Imana bafite icyo barusha abandi, bafite ibanga. Icyambere babitse ibyahumetswe n'Imana, babitse ibyasezeranijwe n'Imana, ntabwo bameze nk'abandi. Biravuze hano ngo haleluya, ngo n'uwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Haleluya, haleluya. Bari bazi ko ari abantu nk'abandi, ariko bo bagize ibanga, bamenye ikintu gikomeye. Baravuga ngo ubwo bigenze gutya, twege tugomba gusenga. Nta kindi cyaturengera, nta kindi cyadutabara. Iri tegeko ry'umwami ry'Abamedi n'Abaperesi ni itegeko ridahinduka, ni itegeko ridaseswa, ni itegeko ridahinduka. Niba babivuze gupfa ko tugomba gupfa, ariko baravuga ngo hari ikintu kibaho mu buzima kimwe kijya gihindura imigambi y'abana b'abantu. Haleluya. Gihindura imigambi y'abantu, ibyo bashizeho n'ibyo batekereje, Imana ikabihindura mu kanya nk'ako guhumbya. Icyo ngicyo nta kindi ni imbaraga z'amasengesho. Ni amasengesho ahindura ibintu. Haleluya. Barasenga, Abayuda barasenga, binginga Imana, bafata iminsi 3 biyiriza ubusa, batarya batanywa, bo ubwabo n'intama zabo n'imiryango yabo n'abana babo biyiriza ubusa kubw'ibyago byari imbere yabo. Abandi nabo bagenda muri ya mategeko yabo, bavuga ngo birarangiye, tubafite ubutware, tubafite ububasha, turabakoresha ibyo dushaka. Waribeshe. Abana b'Imana suko, ntabwo bagiraho ubutware. Ubutware babufitweho n'Imana yonyine, babufitweho na Yesu gusa. Wowe uribeshya mu mbaraga zawe ufite, mu bushobozi bwawe ufite, aho wajya hose. Ndakubwira ngo ubutware ku bana b'Imana n'Imana ibafiteho yonyine, ntabwo ari wowe. Uzamwara, uzakorwa n'isoni, uzatangara. Isoni zizagukora ku mugaragara, abantu bose babireba. Haleluya. Zizagukora. Ushaka kwitendeka ku bana b'Imana uzahanuka, niko nababwiye. Uzahanuka. Nta muntu ukina n'umuntu usenga. Ntawe. Haleluya. Bibiri ivuze ngo iki ku murongo waho kuri iki gice tukirimo dusoma? Haleluya. Bari bazi ko bagiye kubagiraho ububasha, ngo ariko birahinduka. Ngo ariko birahinduka. Abayuda, abanzi b'Abayuda bari bazi ko bagiye kubagiraho ubutware, ariko biravuze ngo mu gitondo kare kuri uwo munsi ngo birahinduka. Haleluya. Hari abantu bari bazi ko bagiye kugiraho ubutware, ariko ndahanurira ubuzima bwawe uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Muri uyu munsi w'ubuhanuzi ibintu bihinduke. Abagombaga kukugiraho ubutware uba ari wowe ubagiraho mu izina rya Yesu. Ibintu bihinduke. Abari bazi kupfuye babone uriho. Abari bazi kugiye kwirukanwa ku kazi babone baguhaye promotion, wabaye umuyobozi wabo. Ndahanurira ubuzima bwawe bigende gutyo mu izina rya Yesu. Nuko bigomba kugenda. Haleluya. Ndibuka nigeze kubaho ubwo buhamya, murabwibuka. Mbabwira umuntu umwe twasenganye hangaha, yaraje arambwira ati baranyirukanye ku kazi, kandi twari twasenze Imana imuha ako kazi. Arangije amaze yo hafi nk'ibyumweru 3 baramwirukana. Arampamagara ari mu nzira arataha. Hageze mu nzira arampamagara ambwira ngo pasiteri uri hehe? Ndambwira ndi ku rusengero. Arambwira ngo reka nze mpagusange. Ndambwira ngwino. Ahageze arambwira ngo uzi ibintu byambayeho, baranyirukanye kandi nirukanywe n'umuyobozi ukomeye ku rwego rw'igihugu. Haleluya. Ndamubwira ngo Imana, Abayuda turusha icyabandi, tubitse ibyasezeranijwe. Ibingibi byavuye mu masezerano y'Imana, byavuye mu gusenga. Reka dusenge. Turasenga twinginga Imana, twibutse Imana amasezerano, dusubira mu mugambi w'Imana. Turangije turamubaza, ndamubaza ngo uratekereza iki ejo mu gitondo usubiye ku kazi? Aravuga ngo ntago bishoboka kuko nirukanwe kandi nirukanwe n'abayobozi, ntago nabona uko njyayo.
ndamubwira mu gitondo kare wambare neza ugende usubire ku kazi nkuko bisanzwe. Haleluya. Aragenda nkuko yanyumvise, yumvira umwuka wera nkuko namubwiye, ayambara neza costume yasubira mu kazi. Agezeyo asanga umuyobozi aramutegereje, aramubwira ngo naringiye kugutumaho, naringiye kuguhamagara. Haleluya. Uwo mwari muhanganye wari wakureze, wari wakubwiye, wavuze amagambo mabi kuri wowe, uyu munsi yahambiriye ibye, yagiye yasubiye iwabo. None akazi yakoraga, umwanya yari yicayeho umuyobozi, ni wowe twawugeneye. Reka nkubwire, abari bazi ko bagiye kukugiraho imigambi, Imana iravuze ngo birahindutse. Mu gitondo kare 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 ugiye kubagiraho ububasha. Haleluya. Biravuze ngo ariko birahinduka, abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Haleluya. Birahinduka, abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Ndavuga ngo reka bihinduke uyu munsi ku buzima bwawe. Imana ibihindure, uba ariwo ugira ububasha kuri abo banzi bawe, kuri ibyo bikugenda hejuru, kuri ibyo bikunaniza, kuri ibyo bikwereka ko bitazashoboka, uba ariwo bigenda hejuru. Ndabizi muri iyi si hari abakozi ba Satani akoresha, bashakisha uburyo bwose bwo kugukura aho hantu, no kugukura muri ubwo buzima, no kugukura muri icyo cyari kipamba, bashaka kukujugunya mu cyamahwa. Ariko ndakubwira ngo uyu munsi birahinduka. Nubwo bakurusha ubutware, nubwo bakurusha ubuyobozi, nubwo bafite kivugira, nubwo ubona nkaho ntacyo ufite, ariko ndakubwira ngo mu mbaraga z'amasengesho, imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. Ibintu birahinduka ku buzima bwawe. Abanzi bawe urabagiraho ububasha, abanzi bawe urabagiraho ubutware uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Akiriza imbaraga z'ubuhanuzi uyu munsi, ugendere muri ubwo butware, ugendere muri izo mbaraga, wihanurire, usenge, winginge Imana. Abo banzi bawe bakugenda hejuru uyu munsi bihinduke, ubagireho ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Nimwakire kugira ubutware hejuru ibibagira ubaho ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Nimwakire kugira ubutware hejuru ibagiraho ubutware mu izina rya Yesu. Akira izo mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu ku buzima bwawe. Ibyakugiragaho ubutware uyu munsi ubigireho ubutware. Uyu ni umunsi Imana yaturemeye ngo tuwishimiremo, tuwunezererwemo. Ntabwo ari umunsi w'umubabaro, ni umunsi wo kwishima no kunezerwa. Akira izo mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu byose byakugiragaho ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umunsi w'Imana. Imana ibagire neza kandi ibahe umugisha, ibiteho hose aho munyura hose naho mugenda. Ikiganza cy'Imana kibe kuri mwebwe. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndakwereka aba bana bawe. Sinzi ibyari bibafiteho ubutware, sinzi ibyari bibateye ubwoba, sinzi ibyo babonaga ko batari burenge, ariko reka uyu munsi bihinduke nk'uko ijambo ryawe rivuze. Ibyari bibafiteho ubutware baba aribo bigiraho ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu kubikoze, kandi wakoze ko tuzumva ubuhamya bw'abana bawe, tuzumva n'amashimwe yabo, kubera ko wabikoze kandi ukabikora neza. Izina rye rihabwe icyubahiro Mana, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Imana ibiteho, mukomeze mukurikirana ijambo ry'Imana nk'uko twabisezeranye. Tuzongera duhure kandi ku cyumweru saa 2 za nijoro, tuzaba turimo kuganira none kandi ku ijambo ry'Imana rya Pasika. Imana izaba yaduhaye kuri uwo munsi wa Pasika, tuzishima kandi tuzanezerwa. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza, mugire amahoro ya Yesu Kristo. Amen, amen.